Yes, nongeye kuguha ikaze kuri Behind World Show aho waba uherereye hose mu bice by'isi bitandukanye. Ndagushimira wowe udahwema kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, wowe ukora subscribe, wowe ukora like, wowe usharinga inkuru zacu. Ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. God bless you, God bless you. Umana nanjye rero wakoze guhitamo Behind World Show. See you soon. Yes, inkuru yacu rero reka tuyitangirane n'uyu mugabo w'umupasiteri witwa Alex. Uyu mugabo akaba yarafite urusengero rwari ruzwi cyane, ruzwiho kugira abakristo benshi cyane, kandi ikindi cya kabiri uyu mugabo akaba yarakunzwe nk'umugabo ukora ibitangaza, umugabo bizereragamo bakizera ko ashobora kubasengera icyo ari cyo cyose kigakoreka. Ibintu byose byatangiye rero uno mugabo afite urusengero rwuzura nkuko musanzwe mubibona mu bapasiteri b'iki gihe. Abantu bakaza bakuzura, agakora ibitangaza, abantu bakaba excited, bakumva ko ari intumwa y'Imana. Uti nyuma yaho rero byanze kugenda gute? Ushaka kumenya uburyo uyu mugabo iherezo rye ryagenze, ndagusaba kugira ngo usharinge iyi nkuru, uyisharinge bagenzi bawe, ubundi dukomeze. Ibintu byose byatangiye rero uno mugabo afite urusengero rwuzura nkuko musanzwe mubibona mu bapasiteri b'iki gihe. Abantu bakaza bakuzura, agakora ibitangaza, abantu bakaba excited, bakumva ko ari intumwa y'Imana. Igihe cyose habaga ari ku cyumweru wageraga muri urusengero wasanga rwuzuye, uyu mugabo asengera abantu bakira, asengera abantu bashobora kugenda batabashaka kugenda. Urusengero rw'uyu mugabo rwahoraga rwuzuye, nta na rimwe washobora gusanga rurimo abantu bakeya. Ahangaha ntabwo yari akitwa pasiteri, ahubwo byagaragaraga nkaho ari umugabo utanga icyizere cy'ubuzima, ari umugabo ufite imbaraga ndetse n'imbabazi z'Imana mu biganza. Ariko inyuma y'ubuzima bw'uyu mugabo ndetse n'ibyo arimo akora muri iki gihe, hari igicucu cy'umukara cyari cyarahishwe. Yari yaragejeje guhamba, agerageza guhisha. Aba bose bari imbere ye, nta n'umwe wari uzi ese uyu mugabo yari muntu ki mu buzima bwe bwahise. Uti byagenze gute rero? Igihe kimwe hari ku cyumweru amaze gutanga amateraniro, ahitamo rero guhagarara ku muryango kugira ngo agende akora mu ntoki ndetse aho umugisha bamwe mu bamufasha aho mu rusengero ndetse na bamwe mu bakristo. Igihe rero uyu mugabo yaragiye kuva aho ngaho amaze gufelicita abantu abaho umugisha, yagiye kubona mu maso ye abona amasura abiri, ariko amasura abiri abona ko hari ahantu ayazi. Ariko rero uno mugabo mbereho imyaka 16 yose ntabwo yari umugabo usanzwe. Igihe yigaga muri university yari afite insoresore z'inshuti ze bagendanaga, ari we, ari Tony ndetse na Collins. Bari bafite indi gurupe nini y'abasore y'insoresore. Aba basore bakaba barakoraga ibintu bijyanye no kidnappinga, gushimuta abantu, kwambura abantu, kwica abantu, ibintu bijyanye nk'ibyo ngibyo by'ubugome. Bari abagabo bahora bagenda amajoro ariko bagendereye kugira nabi. Icyo gihe iyo bamaraga kwiga bavaga aho ngaho muri university bagasohoka, bagafata imihoro yabo ndetse n'ibindi bintu byabo bitwazaga, bakagenda nijoro bakajya gutega abantu. Ariko nyuma yaho uyu mugabo rero Alex ntabwo yaje kugumana nabo, yaje gufata indi nzira, afata umwanzuro ava mu ibyo bintu, noneho arakizwa, arasengerwa ndetse arezwa. Icyo gihe ni nabwo yahise ahindura izina yitwa Pastor Alex. Igihe rero yari akitegereza abasore uko ari babiri, Tony ndetse na Collins, yahise abona ukuri. Yaje kubona yuko nta kure haba ushobora kujya ngo ubashe gucika ahahise hawe. Byanze bikunze igicucu cy'ahahise hawe kizagukurikirana. Noneho rero ubu ngubu baje gukomanga ku rusengero rwe. Uyu mugabo Alex uko yabonaga bano bagabo babiri, umutima we waratangira kugatera, akabura amahoro ndetse bikamera nkaho yataye control. Abagabo uko ari babiri iyo bazaga mu rusengero bicaraga imbere bagahanga amaso pasiteri kuri buri kimwe cyose ari gukora ndetse n'icyo ari kuvuga. Aba bagabo kugaragara hano muri rusengero byatangiye kuba ikibazo gikomeye cyane kuri uyu mupasiteri. Alex yaje kuvumbura yuko abano bagabo bataje muri rusengero kugira ngo bakizwe, ahubwo baje ari we bashaka. Igihe rero bari bamwegereye nyuma yo gusoza amateraniro, uno mugabo yatangiye kuma iminwa, ubwoba butangira kumwica. Yagerageje gufekinga
ngo asekemo gakeya bereke ko ari guseka, ariko mo imbere uno mugabo yari arimo ashira. Nuko rero aba bagabo bavuye aho ngaho ndetse bavana n'abandi bakristo ndetse bamupromesinga ko bazagaruka ku kindi cyumweru bakaza gusenga. Icyumweru cyakurikiyeho rero cy'amasengesho, abagabo baraje bicara imbere, dore ko bahoraga bicaranye ndetse bakicara ahantu hamwe, batangira guhanga amaso uno mugabo Pastor Alex, bareba buri kimwe cyose avuga ndetse n'icyo akora. Uno mugabo rero atashye ageze mu rugo yabuze amahoro, arangije araryama areba hejuru, atangira gusenga Imana avuga ati Nyagasani, mbabarira bano bagabo ubakure mu rusengero rwanjye. Icyumweru cyakurikiyeho rero Tony ndetse na Collins batangiye noneho kujya baza bakanaza kare ndetse bakicara hahandi imbere nk'uko bari basanzwe bahicara. Bahoraga baza bakicara imbere, bakicarana ndetse bakicara ku buryo bari imbere neza neza y'umugabo Alex. Uyu mugabo rero byagezeho atangira kujya acika intege kubera ko icyo yakoraga cyose ndetse n'icyo yavugaga aba bagabo bari bari kumureba kandi bari imbere ye. Nuko rero igihe kimwe ubwo yari asoje amateraniro atashye arimo agana ku modoka ye, ubwo babagakora babiri baramwegereye, barangije baramubwira ati twe dukeneye iminota mikeya tuvuganeho gatoya. Nuko uno mugabo Alex arangije ashaka kwanga, ariko nta buryo yari afite ko yashobora kubangira kubera ko aho hari abandi bantu bari kureba, bari kubareba, bari guhita babibona nabi. Ubwo rero yahise yigira inama y'uko ashobora kubatumira ahubwo bakajya muri ofisi ye, bakajya mu biro bye, bakajya kuganira. Ubwo rero bahageze, Tony yahagaze ku muryango, noneho Collins nawe yicara ku ntebe imbere ya Pastor. Nuko wa mugabo Tony arangije aratangira ati Alex, genza gakeya, urashaka kugira nkaho utatwibuka? Arangije amubwira ati come on man, oya si wibdukora abantu, ushaka kwitwara gutyo mu bintu by'ubucucu. Alex yabuze icyo asubiza, arahagarara bareba, afite Bible ye mu ntoki. Nuko hashize akanya gatoya aramubwira ati njyewe ubwo buzima nabusize inyuma, ibyo byose nabisize inyuma. Yabati ntabwo ugiye nkiri wa muntu nk'uko mubitekereza. Nuko Collins aho yari yicaye aho ngaho imbere arangije araseka amutunga urutoki, arangije aramubwira ati Pastor, turabizi uriwe, turabizi, turakuzi neza neza, urabizi nawe. Yabati uratekereza ko iyo Bible ufite mu ntoki ishobora gusiba ibyo wakoze byose? Yabati amaraso ari mu ntoki zawe ntabwo ashobora gushiramo. Nuko Collins akimara kuvuga ibyo ngibyo, Alex atangira gucika intege, arangije atangira kureba hasi, umubiri we utangira gucika intege ndetse umutima we utangira gutera cyane. Mind ye nayo ihita itangira kumusubiza muri bya bihe bya kera ndetse mu byo yakoze kera. Yabati arangije arababaza ati, nuko Pastor Alex arangije arababaza ati ese ni ukubera iki muri hano? Ni iki gitumye muri hano? Nuko Tony arangije akubita urugi ararufunga, ahita aza yegera Alex, arangije aramubwira ati Alex, ubu noneho turi abagabo bakora business kandi byaciyemo neza. Rero uyu munsi dufite icyo tugushakaho, dufite igitekerezo ushaka kuguha. Nuko Alex arangije aramusubiza ati njyewe ntabwo nitaye kuri business yari yo yose mufite. Nuko Collins arangije aramusubiza yabati reba, twebwe rero ubu mu iyi minsi turimo turagurisha ibijyanye n'ingingo z'abantu. Muri ibi bintu harimo amafaranga menshi cyane ashobora guhindura ubuzima bwa buri umwe wese. Rero turashaka ko utujoyininga ugakorana natwe nk'umuntu udusapurayinga. Nuko akimubwira ibyo ngibyo, Pastor Alex yahise arakara atangira guhinduka, arangije aramubwira ati nta soni mugira, ngende umupasiteri, ntabwo nshobora kujya muri ibyo bintu by'ubunyamaswa. Nuko Tony aho yari ari arangije ahita amwegera ndetse n'uburakari bwinshi, arangije aramubwira ati Alex, ntudukinishe man, twebwe ntabwo twaje gukina nawe. Wowe uratekereza yuko ushobora gufata ahahise hawe ukahahamba hakibagirana? Nuko arangije aramubwira ati Alex, ntushake kudukinisha man, tuzi ibyo wakoze byose, twari duhari. Urakeka yuko umwe cyangwa se babiri mu rusengero rwawe bazongera bakakumva nibamara kumenya ibyo wakoze? Nuko Alex acyumva ibyo bintu, amaraso atangira gukonja. Yagerageje kuvuga ariko nta jambo na rimwe ryasohotse. Collins yahise asa nk'uwegamye ku ntebe ariko amaso ayahanze Pastor Alex. Nuko arangije aramubwira ati Pastor, biroroshye cyane,
wowe ugomba kuduha ibyo dukeneye, noneho ibanga ryawe natwe tukaribika. Naho nuramuka ubyanze, urusengero rwawe, umuryango wawe, inshuti zawe ndetse n'abandi bose bakuzi baraza kumenya ahahise hawe. Alex arangije arabitegereza, yagerageje gushaka gusakuza cyangwa se ngo avuze induru aho mu biro, ariko aza gusanga nanone bitagaragara neza. Nuko Alex arangije arababwira ati ibi ngibi ntabwo bibaho bagabo, ntabwo bishoboka, ibyo muri kumusaba birandenze. Nuko Tony arangije aramubwira ati hamagara uwo ushaka, ariko nta mahitamo ufite, twebwe tugiye kuguha agahe gatoya kugira ngo ubashe kubitekerezaho, ariko ntuzatinde. Nuko rero ubwo ngubwo bahise bava aho ngaho, barangije basiga Alex mu biro bye. Alex aho yasigaye yicaye aho ngaho, ubwonko bwe bwatangiye kwirukanka, butangira kugenda, umutima we utangira kuremera, atangira gutekereza cyane. Yarabizi neza yuko naramuka akoze ikosa iryo ari ryo ryose, ibyo yubatse cyangwa se ibyo yaruhiye bizahita birangira. Icyo gihe rero muri iryo joro Alex yarasenze bidasanzwe, asenga ndetse amarira atangira kumanuka mu maso, ariko nubwo yakomeje guhamagara Imana ngo imufashe, imuhe amahitamo, nta mahitamo yaje kubona. Urusengero rwe, abo basengana, abamufasha, nibamara kumva ibyo bintu ahahise hese bizagenda gute? Tony ndetse na Collins ntabwo bigeze bajya kure ye, bahugumye aho hafi ye, bareba buri kimwe cyose akora, ndetse bategereje yuko abakonfaminga cyangwa se abasubiza ibyo bamusabye, abemerera ibyo bamusabye. Abagabo rero bahise batangira noneho gutangira kumutera ubwoba, batangira kujya bakora ibikorwa bimwe na bimwe kugira ngo barusheho kumuteroriza ndetse no kumutera ubwoba, kumwereka yuko ubuzima bwe bashobora kubushyira hasi. Umunsi umwe rero baragenda bacisha munsi y'urugi rw'ibiro bye envelope irimo agapapuro ndetse irimo n'amafoto, barangije bandikaho bati tukohereje ubutumwa butoya, ariko icyo ugomba kumenya nuko tuzi uwo uriwe. Yafashe telefone arangije arabahamagara, ariko bakimwitaba batangira nabwo kumumenansa, batangira kumubwira nabi. Uyu mugabo tension yatangiye kuzamuka, amaso ye atangira guhinduka, ndetse agahinda gatangira kumwica n'ubwoba bwinshi. Alex yakomeje gusenga cyane asaba Imana ngo imwereke ese ni gute ashobora kuva mu iki kibazo, ariko ubwoba bwahe hahise bwakomeje noneho kumudistabinga, bukomeza kumuganza. Umunsi umwe rero ari mu gitondo, Alex yarabyutse ajya ku biro bye, akinjira noneho abona ibindi bintu biteye ubwoba. Yaragiye akinjira asanga ku meza ye hariho amafoto menshi cyane, amafoto amwe afite umuhoro, andi ari kumwe n'ibindi bigurupe byagendanaga nabyo bakubita abantu, bahohotera abantu. Umutima we watangiye noneho gutera cyane, atangira gufata amafoto amwe muri aya yareba, intoki ze zatangiye gutitira, arangiza aribaza ati ese abagabo babonye ibi bintu gute? Nuko avuma aho ngaho n'ubwoba bwinshi cyane. Nuko rero igihe cyose uyu mugabo yari yarafashe agerageza kugira ngo byibuze ashyingure, yibagize cyangwa se yibagirwa ahahise he, aba bagabo noneho bongeye bagarura ahahise he. Uyu mugabo noneho yatangiye gukonja burundu, yasura ye yagaragaraga nk'umuntu ukiri mutoya noneho atangira gusaza. Nuko igihe yari arimo afata imwe mu ifoto, arebye noneho inyuma abona hariho akamesaje, arangije asomye asanga handitseho ngo itorero ryawe ndetse n'abagufasha baraza kwishimira kubona ibi bintu. Nuko Alex arangije atangira gukundagura imeza, nuko atangira gutekereza ati ese urusengero rwanjye nubona aya mafoto ubuzima bwanjye buraba burangiye. Yagerageje kwikaruma ariko biranga biramwangira. Agisoma rero arangije abona handitse ngo ahubwo nutatubwira uko ibintu bimeze ngo duhe igisubizo, turaza kugerageza no gusura umugore wawe ndetse n'abana bawe. Tony ndetse na Collins noneho ntago bari bakimutereta cyangwa se bamwinginga, ahubwo ubu ngubu bari batangiye gukoresha systeme noneho yo kumuteroriza ndetse no kumutera ubwoba cyangwa se kumuhatiriza. Bakamuhatiriza rero baciye kubo akunda cyane. Nuko uno mugabo rero atangira gusenga avuga ati Nyagasani mfasha, mbabarira umfashe mve mu ibi bintu. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho Tony ndetse na Collins bamusanze mu biro bye, ko barangije bahagarara hafi y'urugi. Nuko barangije bafata ikintu cy'envelope barangije bagishyira aho ngaho ku meza. Iki kintu kikaba cyari kirimo USB drive, flash ndetse harimo n'amavideo ndetse n'amafoto. Nuko Tony arangije amubwira ati reba ibyo bintu.
nuko arangira arababwira ati fungura urebe, harimo amavideo amwe n'amwe ndetse n'amafoto urusengero rwawe cyangwa se abakristo bawe baza kwishimira kureba. Nuko Alex arangije ashaka kwanga azunguza umutwe, ariko byarangiye afashe flash arangije ashyira kuri computer ye. Agifungura noneho ibyo yabonye byaje noneho byahise bimutera ubwoba. Yibonye neza ari kumwe na cya kigurupe, bya bigurupe bye yagendanaga nabyo, ahubwo ari we ufite umuhoro. Icyo gihe rero baragiye binjira muri university imwe, barangije binjira muri dorotwari aho abanyeshuri baryamaga, batangira gutera ubwoba buri umwe wese wari umwe aho ngaho. Bamwe barimo bakubita imihoro abanyeshuri, abandi bari inyuma yabo bari kubaseka. Nuko Collins arangije aramubwira ati ibyo bintu urabona utabyishimiye. Nuko uno mugabo arangije arabwira ati ariko mwa bagabo mwe murashaka iki? Nuko Tony arangije aramubwira ati ni ibintu byoroshye, ubu ngubu utangiye kudukorera, twebwe tugiye gukora business, wowe ugiye kuba umusupplier, organs nizo dukeneye. Nuko Alex arangije aramubwira ati never, ntabwo bishoboka, ntabwo ibyo bintu ngiye nshobora kubikora, ngewe ubu ngubu ndi umugabo w'Imana, ndi umupasiteri. Nuko wa mugabo arangije araseka amutunga urutoki, arangije aramubwira pasiteri, ntabwo ngo igihinduka injangwe, wowe ufite amaraso mu ntoki zawe, wowe uratekereza yuko iyo Bibiliya ufite ishobora gusiba amaraso ufite mu biganza? Twebwe dufite umupango, wowe uradufasha cyangwa se ari amavideo n'ari amafoto tuyajyane, ejo tuyapiburiye mu gitondo buri wese araba yayabonye. Ikindi kandi mu kanya gato ushobora kumva umuryango wawe ndetse n'abana bawe twabasuye, ese ntihagira ikiba ku mwana wawe cyangwa ku mugore wawe, uraza kubikora? Alex noneho ngaho yahise atangira kugira ubwoba, ubwo bari batangiye kuvuga ibijyanye n'umuryango we. Nuko arangije arabwira ati please mumbabarire, mureke umuryango wanjye mushyire inyuma y'ibi ngibi. Tony arangije aramubwira ati ibyo ngibyo biraterwa nawe, biraterwa n'uburyo uri bwitware, wowe urakorana natwe noneho dufata ibanga ryawe turibike, cyangwa se ubihakane, buri kimwe cyose kirahita kimenyekana. Muri uyu mugoroba rero Alex yaje guhitamo umwana w'umuhungu witwaga Emeka. Uyu mwana w'umuhungu akaba yarakundaga kuza kureba pasiteri kugira ngo amwigishe Bible. Emeka yakundaga Alex kubera yuko buri gihe cyose uko yavaga ku ishuri yahitaga akaza kureba uno mupasiteri. Alex yahisemo uyu mwana w'umuhungu kubera yuko yarabizi neza ko amwizera. Ikindi cya kabiri, yarabizi neza yuko namusaba kumukurikira ari umukurikire nta mananiza. Nuko mubwo bari barigenda, Alex muri we arangije avuga ati nyagasani umbabarire. Iryo joro rero Alex yafashe wa mwana Emeka arangije amujyana mu ishyamba, aramubwira ati ngwino tugende tujye ahantu hiherereye mbashe kukwigisha ijambo ry'Imana. Umwana w'umuhungu arishimye cyane ubwo yarafashe Bibiliya ndetse ajyanye na pasiteri. Ubwo rero Alex yarimo yigisha Emeka, intoki ze zatangiye gutitira, aho kugira ngo abe focused ku byo ari kumwigisha, ahubwo atangira gutitira bigaragara ko afite ikibazo. Nuko umwana w'umuhungu yatangiye kubibona, arangije amubaza ati pastor, ese umeze neza? Nuko Alex arangije aramusekera ariko bya nyirabureshwa, arangije aramubwira ati meze neza Emeka, reka dukomeze. Nuko uko igihe cyarimo kigenda, uyu mwana yakomeje kwizera uyu mugabo w'umupasiteri, ariko byagezeho uno mugabo w'umupasiteri arangije aramufata, nuko amukubita hasi. Nuko uyu mupasiteri rero agerageje gufata uno mwana ngo amunige, umwana yaramwishitse arirukanka. Ubwo yirukanka agashaka gucika, Tony na Collins bari aho hafi, barangije bamukubita ikintu cyo mu mutwe, umwana ahita yikubita hasi. Emeka yagerageje gutaka ariko ntacyo byari gutanga kubera yuko bari bamujyanye kure y'aho abantu batuye. Ubwo rero yakomeje arataka ariko birangira bamukuyemo impyiko. Uno mugabo yabonye ibibaye abura icyo avuga, biramurenga. Igihe rero arimo ahereza impyiko z'uyu mwana Tony ndetse na Collins, bahise batangira kumushimagiza nkaho ari intwari y'umusirikare. Nuko barangije aramubwira ati ukoze akazi keza pastor. Uyu ni Tony wari umubwira gutyo arimo aseka. Arangije aramubwira ati uri umwe muri twebwe nanone. Ariko Alex muri we ntabwo yarabyishimiye, yumvaga akoze icyaha gikomeye. Nuko arangije yasubiye mu rugo iryo joro atangira koga. Uyu mugabo icyumweru cyose ntabwo yabashije gusinzira. Uko yashakaga gusinzira, agerageza gusinzira, abonaga uyu mwana w'umuhungu mu maso ye, ndetse atangira kuvuga ati ese bizagenda gute ababyeyi be nibamara kumenya yuko uyu mwana yaba yarabuze cyangwa se byamubayeho. Yagerageje gusenga, atangira gusaba imbabazi z'ibyo yakoze, ariko Imana yasengaga ubu ngubu noneho byagaragaraga nkaho itari hafi ye.
byanze bikunze yaravugaga ati aba bagabo bazagaruka. Yarayifashe arangije yikingirana mu cyumba, arangije asenga asaba imbabazi Imana, yinginga Imana ngo imubabarire kuri ibyo bintu yakoze. Hashize ibyumweru bibiri Tony na Collins baragarutse, baraza binjira mu biro bye ndetse bafite briefcase irimo amafaranga, yuzuyemo amafaranga, barangije barayimuhereza. Nuko barangije baramubwira ati dukeneye urundi rugingo. Tony yabivuze yitonze, noneho arangije afata briefcase ayihereza uno mugabo Alex. Nuko Alex arangije arababwira ati mwamaze kurenga umurongo utukura, ntabwo ubu ngubu noneho biri bushoboke. Nuko Alex arangije arahaguruka n'uburakari bwinshi arababwira ati njye nababwiye ntabwo bishoboka, nababwiye ko nzabibakorera umunsi umwe bikaba birarangiye, ibyo nakoze ntabwo byari byo, ntabwo rero nakongera kubikora. Nuko Collins arangije aramureba cyane mu maso amwitegereje, arangije aramubwira ati pastor, uratekereza yuko ufite amahitamo? Reka nze nkwibutse akantu gatoya, uko ufatwa hano ku rusengero ndetse yaba n'urusengero rwawe ndetse yaba n'umuryango wawe mwiza, aba bose bari bwumirwe n'ibyo bari bubone tumara kukugaragaza. Arangije aramubwira ati kandi ntutekereze yuko turi kugukinisha. Uyu mugabo arangije akuramo telefone amwumvisha audio yari kodinze igihe uyu mugabo yakuragamo impyiko wa mwana ari gutaka, ari gutabaza, ari kumusaba imbabazi. Arangije aramubwira ati uratekereza uko biri bugende ababyeyi b'uyu mwana nibamara kumva ibi bintu? Uyu mugabo akibona ibi ngibi noneho igifu cyatangiye kumurya, ubwo waba uramutaha. Arangije aramubwira ati ibintu ntibimenyekana, urusengero rwawe nirwo ruze rukakugeraho mbere rukakwica mbere y'uko polisi inakugeraho. Alex arangije yicara aho ngaho abura icyo avuga, amanwanya muto yacecetse, ubwoba buramurenga. Muri we yumvaga byanze bikunze yahagarika ibi bintu, ariko ubwoba bwakomeje kumupushinga. Nuko arangije abaza uno mugabo ati ese urashaka ko nkora iki? Ati ibyo wadukoreye cya gihe nibyo dushaka noneho udukorere, gerageza ushaka umuntu uduha kandi ubigire vuba. Pasiteri rero nta kindi yakoze, yasubiye ku rusengero atangira gutagatinga ba bana baba bakora mu rusengero, ba bana baba bamufasha buri kimwe cyose, ba bana bamwizera nk'umubyeyi, bamwizera nk'umupapa wabo, ba bana ashobora kubwira ati tujyana aha bakamukurikira nta kibazo. Atangira kubiyegereza rero gake gakeya, abo bose rero yabashyize hamwe, atangira kubigisha uburyo bagomba gutangira kwiga Bible, ndetse batangiye kujya bakora trips, bakagenda bakajya kwiga Bible ku mwiherero. Ariko Alex kugira ngo ahishe ibintu byose yagiye kure y'urusengero gatoya ahantu mu ishyamba, arangije acukura icyobo kinini cyane. Icyo gihe rero iyo yamaraga kwica aba bana, amaze kubakuramo ingingo, yahitaga abajugunya mu icyo cyobo. Nuko hashize igihe gitoya rero abantu batangiye kubona yuko abantu bari kugenda babura mu buryo budasanzwe. Nuko amafamiye atangira guterana, atangira kurekarama avuga ati ese turi kubura abantu bacu bari kujya hehe? Bose batangiye kugenda baganira bavuga bati byanze bikunze abantu bari kubura, kandi bari kubura mu rusengero rwacu, nta muntu uri kuburaho hanze, bose ni ababa mu rusengero rwacu. Uyu mugabo rero ubwo barakomeje, amateraniro akajya aba nk'uko bisanzwe, ariko noneho atangira kujya agera mu rusengero, atangira guhinduka, atangira kunanuka. Uno mugabo abantu batangira kubona uko hari ikintu cyahindutse kuri we. Yabaga yigisha ijambo ry'Imana, ariko byanze bikunze akigisha areba hasi cyangwa akareba ku ruhande, ntabwo yajyaga atuma byibuze abantu bamureba mu maso. Nuko wa muryango wa mwana Emeka batangira kwibaza ibibazo byinshi cyane, bavuga bati ariko umwana wacu ubundi iyo abaga avuye ku rusengero atagiye ku ishuri, icyo yakoraga ahitaga ajya kureba pastor kugira ngo amwigishe ijambo ry'Imana. Nuko barangije bajya kureba Alex. Nuko papa wa mwana ageze mu rugo rwa mugabo pasiteri, arangije aramubwira ati pastor, ese waba wabonye umwana wacu? Turabizi neza ukuntu yakundaga kuza aha ngaha kukureba. Nuko arangije abafata mu biganza arababwira ati mumbabarire, nakifuje kubafasha, ariko rero iki cyumweru cyose gishize ntabwo nigeze mbona Emeka. Nuko ababyeyi bahise bava ngaho baragenda, ariko bagenda batanyuzwe. Alex yagerageje kujijisha ba bandi, abona yuko batangiye kugira panic, batangiye kuzamura amajwi kubera kubura abantu babo. Arangije atangira kubashyira mu Mana, atangira kujya biyegereza ngo basenge cyane, Imana izagarura abo bana babuze. Icyo gihe rero byabaye ngombwa yuko polisi yinjira mu kibazo, itangira gukora investigation, itangira kureba ese aba bantu baba bari guherera hehe. Uno mugabo yatangiye guta ibiro, atangira kunanuka, atangira kuzana iminkanyari,
ku buryo wamubona ukabona ko hari impinduka zikomeye cyane kuri we. Polisi rero yaje kwicara ikomeza gukora iperereza ireba ese movement za buri umwe wese muri abo bana babuze. Nyuma rero y'amezi 3 polisi iri gukora iperereza, nuko bafashe umwanzuro y'uko bagiye guha ibibazo uno mugabo Alex. Nuko detective umwe aragenda mu biro bye atangira kumubaza, nuko umupolisi umwe arangije abaza umugabo Alex aramubwira ati pastor, ese n'igihe kingana iki umenyanye na Emika? Ababyeyi be bavuze yuko yakundaga kumarana igihe nawe. Intoki za Alex yari yazishyize munsi y'ameza zitangira gutitira, arangije aratangira avuga ati Emeka yari umwana mwiza, ariko abivuga yitonze ariko yirinda kurebana n'uyu mupolisi. Njyewe namuhaga amasomo ya Bibiliya, ariko hashize igihe kinini ntamubona, maze igihe kinini cyane musengera kugira ngo azagaruke amahoro. Nuko uyu mupolisi arangije aramwiga neza, areba mu maso uburyo ari kwitwara, arangije amubaza ati none abandi? Arangije amubwira ati ahangaba nabo bari mu bushinzwe, abana b'abasore ndetse n'abakobwa bari kubura nyuma y'uko baje mu rusengero rwawe. Uyu mugabo atangira noneho kugaragaza ibimenyetso, ariko ntacyo umupolisi yari kuvuga ko nta bimenyetso yari afite bigaragaza yuko uyu mugabo afitemo uruhare. Ngo uyu mugabo arangije abaza officer aramubwira ati ese officer hari ikintu uri kunshinja? Njyewe ubuzima bwanjye nabuhaye Imana ndetse no gufasha umuryango, ntabwo nzigera mbabaza uwo ari we wese. Ariko nyuma y'ibyo byose Alex yari inyamaswa. Igihe kimwe rero gurupe imwe y'abanyamasengesho bahisemo yuko bava ngo ku rusengero bakajya gusengera kure y'urusengero mu mashyamba iyo ngiyo. Barangije baragenda barasenga, noneho mu gihe barimo basenga bamwe batangira kumva umwuka udasanzwe. Igihe barimo bumva umwuka udasanzwe baravuga bati ariko se ibyo ni biki ko twumva ibintu binuka hano? Bahitamo yuko batatana kugira ngo bashake bamenye ese ikintu kiri kunuka aho ngaho ni iki. Ubwo bagendaga rero bamwe mu baciye hamwe bagiye bakandagiye bagiye kubonabona baguye kuri wa mwobo urimo ba bantu. Imirambo imwe yari itaraba composed, ariko n'umurambo wa mwana Emika nawo wari waraboze ariko ubasha kumenya ese ninde. Bahise bavuza induru bahamagara abandi ndetse bahamagara na polisi. Polisi yakoze ibishoboka byose ihitiza aho ngaho. Icyo gihe rero inkuru yahise isakara hose. Ubwo rero mu kugaruka ku rusengero, pasiteri yarimo yitegura gutangira amateraniro. Yari yambaye isuti nziza, isuti y'umweru. Uwo munsi yashaka kwigisha ku bijyanye no kwizera ndetse no gukizwa, ariko ntabwo yarabizi neza ko ibye byari bigiye kurangirira aho ngaho. Igihe rero uyu mugabo Alex yaragiye gutangira kuvuga ijambo ry'Imana, ako kanya imiryango y'urusengero yahise ifunguka. Abapolisi bahita binjira ako kanya. Bakinjira noneho abari mu rusengero ngo bahise baceceka. Nuko umupolisi arangije amubwira ati Pastor Alex urafashwe. Nuko Alex arangije afata Bibiliya ye ayishyira ku meza, arangije baramufata amaboko. Nuko congregation yose yari aho ngaho yabonye byose uko byarimo bigenda ubwo pasiteri bari bamujyana. Ubwo rero Alex bahise bamukura aho ngaho baramujyana, amaboko ye arimo amapingu. Nuko hashize ukwezi kumwe Alex afunzwe. Polisi yakomeje gukora iperereza. Ubwo rero mu gukomeza iperereza baje gufata abasore babiri nabo. Nuko rero uyu mugabo Tony ndetse na Collins ubwo barimo bagerageza guhunga igihugu bahise bafatirwa ku kibuga cy'indege. Polisi rero yahise ibazana aho ngaho bafunganwa na wa mugabo. Ubwo rero byabaye ngombwa yuko babajyana mu rukiko. Abaturage bose bari baje, harimo abo mu rusengero, harimo abakristo b'urusengero ndetse n'abakoranaga n'umupasiteri. Ubwo rero umushinjacyaha yaratangiye urubanza. Uyu mugabo Alex yarahagaze yabuze uko yifata, yubitse umutwe ubona isoni n'ikimwaro byamwishe. Nuko umushinjacyaha arangije aravuga ati uno mugabo muhana hano imbere yanyu yitwaje ijambo ry'Imana, yitwaza kuba ngo ari intumwa y'Imana, abikoresha kugira ngo arangize ubuzima bwa benshi. Nuko abagabo rero uko ari batatu, Tony, Collins ndetse na Alex, bahamwe icyaha. Barangije noneho babacira igihano cyo gufungwa ubuzima bwose. Uyu mugabo rero aho yari afungiye nta mahoro yongeye kugira. Yakomeje agarura ibihe byahise ndetse n'amakosa yakoze mu buzima bwe. Yamaze igihe kinini cyane atabasha gusinzira.
igihe kimwe rero haje gurupe imwe aho ngaho muri gereza ije kwigisha ijambo ry'Imana, iza kubigisha ariko icyigisho cy'uwo munsi cyari kijyanye n'ibijyanye no kugira icyizere, kubabarira ndetse no kwicuza. Uyu mugabo Alex rero yari yicaye aho ngaho ariko yubitse umutwe, umutima we wose wari waruzuyemo umwijima. Nuko igihe wari urimo kwigisha atangiye kuvuga ku bijyanye no kwicuza ndetse no kubabarira, nuko amarira y'wa mugabo Alex atangira gushoka. Aravuga ati ese Imana ishobora kubabarira umuntu nkanjye? Wa mugabo wari urimo wigisha arangije amwicara imbere amufata ibiganza, nuko arangije amubwira ati nta cyaha kitababarirwa ku Mana, nuramuka usabye imbabazi by'ukuri Imana izakubabarira. Alex yahise apfukama aho ngaho, barangije baramusengera, nuko guhera uwo munsi Alex amahoro yatangiye gutaha umutima we. Uyu mugabo rero Alex guhera ako kanya yahise afata umwanzuro nk'uko agiye gutangira akajya yigisha ijambo ry'Imana aho ngaho muri gereza. Ubuzima bwe bwose akazabumara yigisha abantu ko bagomba kwirinda ikibi. Ababyeyi rero bayimika nabo imitima yari yaramenetse, barishwe n'agahinda. Nyuma y'amasengesho menshi baje kubabarira Alex, ubuzima burakomeza, bakomeza kwishimana. Uyu mugabo rero hano muri iyi gereza yaje kugaragaza yuko ibyo uhitamo, ibyo ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi, ujye umenya yuko bizagukurikirana mpaka uvuye kuri iyi si. Nta kure hashoboka ushobora kujya ngo ubashe guhisha ibyo wanyuzemo cyangwa se ahahise hawe. Wakoze rero kubana nanjye kuva gutangira kugera ku iherezo ry'inkuru. Nizere ko wigiyemo ibintu byinshi cyane, nizere ko hari icyo wakuyemo. Bibaye byiza nimba hari ikintu wungutsemo, nyandikira muri comment section uti njyewe iyi nkuru nakuyemo isomo iri n'iri. Ndagusaba rero ngo uyisangize abandi bagenzi bawe, ukande subscribe muri mutarayikora. Komeza rero kugubwa neza. Njye banyita DT ni Behind the Show. Nawe butaha. Ciao ciao.